mwe muri kutwumva basi twizeye ko mumeze neza. Umunsi umwe mu bakunzi bacu birumvikana ibyifuzo byanyu tubiha agaciro. Ni uwitwa Dams Dati Itangishaka yifuje ko twazamukorera ku nkuru y'urukundo rwa Romeo na Juliette. Nuko yanditse, dushakire amateka y'urukundo rwa Romeo na Juliette. Uyu munsi ndi hano nka Samwini Mugisha, amatwi muyatereke neza twiyumvire. Uyu munsi ngira kubaganirira turi mu 2023, nyamara umunsi umwe mu myaka y'1500 umwanditsi witwa William Shakespeare yanditse umukino wakinwaga mu buryo bwa filme w'abantu babiri. Uyu munsi twiga mu mateka aribo Romeo na Juliette. Uyu munsi bavuga ko niba uzi gukundana ubundi wakundana urukundo rw'aba bombi. Nako ho yareka nse nubivuguruza ibyo mvuze mu kanya. Nubwo benshi twizera ko Romeo na Juliette nk'inkuru y'urukundo cyangwa se ari inkuru y'urukundo bisa n'ibitandukanye, umubano w'aba bombi ni umubano wamaze iminsi itatu yonyine, nyamara umubano wateye urupfu rw'abantu bagera kuri 6 udasize na Romeo ndetse na Juliette ubwabo. Birasa n'ibyihariye iminsi 3 yonyine, ndetse igitangaje bose bari no mu kigero cy'ubugimbi n'ubwangavu. Ibi byose n'ibindi byihariye kuri iyi nkuru tugiye kubirambura neza muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Iyi ni Montagne Rwanda uwumva ndetse ukurikirana, ubona byose ndetse ubonera byose ku gihe byacu neza. Iyo dukurikire kuri YouTube yacu, ndetse uyu munsi gerayo nawe ujye ukurikirana buri kimwe. Umva neza iyi nkuru. Imiryango y'abakire ibiri ariyo abamontage ndetse n'abakapule yose yari ituye mu mujyi witwa Verona. Iyi miryango yari abanzi cyane ku buryo n'abaja babo ndetse n'abajakazi babo barwanaga. Igikomangoma Escarus wari umuyobozi w'umujyi yasabye imiryango yombi cyangwa se iyo miryango yombi ko yahagarika amakimbirane ijya igirana cyangwa se yagiranaga icyo gihe, cyangwa se bitaba ibyo bakanga kubigenza gutyo bakazahanwa. Umuryango w'abamontage umwe twahereyeho tuvuga, abangaba bari bafite umwana umwe w'ikinege w'ingimbi witwaga Romeo. Mu bakapure nabo bari bafite umukobwa umwe wenyine w'ikinege witwaga Juliette, afite imyaka 14, yari mwiza pe. Wibuke iyi miryango yombi yanganaga urunuka, ibintu bijya gushyuha. Noneho Romeo yaratorotse umuryango, atoroka umuryango w'abamontage, arajijisha yinjira mu buryo bw'amayeri, yinjira mu kirori cy'abakapure kwa Juliette mu nzu y'iwabo. Kubw'amahirwe ushatse wakwita ko atari meza kubera ibyari bube mu nyuma, Romeo ibawo wa Juliette nibwo yahuye n'umukobwa mwiza w'igikundiro Juliette, baza kugwa mu rukundo. Umunsi umwe Romeo yumva Juliette yemera urukundo rwe, gusa mu buryo butari bwapanzwe nka kumwe wakumviriza, byasaga n'ibihurirana ubwo Juliette yari iwabo. Nuko Romeo nawe yarigaragaje icyo gihe Juliette aramubona, bahita bemeranya gushyingiranwa. Kuko uwitwaga Friar Lawrence yahise yemera kubashyingira mu munsi wari bukurikireho. Ku rundi ruhande Tibarte umwiswa wa Romeo yaje kurakarira Romeo amuziza ko yari yagiye mu kirori cy'abakapure kwa Juliette. Nuko inshuti ya Romeo yitwaga Mercutio yitamika muri zo ntonganya irengera Romeo. Gusa muri uwo murwano yarwanagamo na mwishywa wa Romeo witwaga Tibarte, muramwibuka twamuvuze mu kanya. Tibarte yishe Mercutio inshuti ya Romeo. Mercutio abaye umuntu wa mbere wazize iby'iyi nkuru y'urukundo rwa Romeo na Juliette. Romeo wari umaze kubura umushuti we azize kumurengera, yarahindukiye agira atya yica nawe Tibarte umwishywa we, amuhora urupfu rw'inshuti ye. Ngibi bintu byatumye umuyobozi w'umujyi ategeka Romeo kuva mu mujyi ndetse ko nagaruka zicwa. Mwibuke kugeza ubu abantu babaze kuba babiri bamaze gupfa. Urukundo burya uzumva banavuga ngo ruraganza. Romeo wari wategetswe kuva mu mujyi mwibanga rikomeye ijoro rya mbere yuko yari bube yavuye mu mujyi nk'ejo, yari maranye na Juliette umukunzi we. Yamaze ntibyakuyeho ko Romeo akimara kugenda Juliette yararakaye cyane, arababara cyane. Ukubuturisha ababyeyi ba Juliette bateguye ubukwe ngo ashyingiranwe na Paris. Uyu yari umwishywa w'igikomangoma cyangwa se w'umuyobozi w'umujyi Escarus, umuyobozi w'umujyi twamuvuze kare. Byabaye bibi cyane noneho iki gihe. Juliette yarabyanze ibyo gushyingiranwa na Paris ntabwo yashakaga kubikozwa. Papa Juliette
yamubwiye ko natarongorwa na Paris yari bumuvane mu nzira. Gusa kubwo kugira Friar Lawrence umwibuke numwe twavuze wari warabemereye kubashyingira ubwo bari kumwe we na Romeo umukunzi we. Uyu Lawrence cyangwa se Friar yahaye Juliette igitekerezo cyo kumuhereza ikinini cyari bumusinzirize amasaha 42 ku buryo bari bugire ngo yapfuye. Nyuma byatuza bimaze kujya mu mutuzo agatorokana n'urukundo rwe Romeo bakijyanira. Byari bikenewe ko Romeo nawe yari bumenye uyu mupango kuko yari yavuye mu mujyi. Nyuma yo gufata ikinini agasinzira, ubutumwa bwoherejwe Romeo nyamaze mbere yuko bumugeraho yumvise amakuru avuye ahandi avuga ko umukunzi we yapfuye. Ese byizera gutyo. Muri iki gihe Juliette yararyamye mu gituro cy'umuryango bo bazi ko yapfuye nyamara byari amabeshyo. Romeo yaje n'agahinda kose ku gituro, ari nabwo yahasanzwe na Paris wari burongore Juliette ku ngufu cyangwa se bihatirijwe. Nawe wari waje kumusezeraho icyo gihe bombi bararwana biviramo Romeo kwica Paris umwishywa w'umuyobozi w'umujyi. Mu gahinda gakabije yitegereje Juliette wari usinziriye mu gituro cy'umuryango w'iwabo, nyamaze we yari yabwiwe ko yapfuye. Romeo yihereje uburozi cyangwa se yinywesheje uburozi ahita apfa ku kanya. Ndabyumva murumva bibabaje, gusa ikirenzeho kibabaje kuruta ibindi Juliette wari wanyoye ikinini kimusinziriza ngo azaturukane Romeo yarakangutse asanga Romeo yapfuye, nawe ahita yica ku kanya yiteye icyuma. Mu mukino William Shakespeare yanditse birangira igikomangoma Escarus yinjira mu gituro agasanga bose bapfuye bagaramye hasi, ndetse imiryango yombi ikemeranya ko itazongera kubana mu makimbirane ukundi. Bisa nkaho nta keza k'amakimbirane kugeza uyu munsi. Ngayo nguko wakunze ikiganiro, reba umunsi y'iyi video ukanda handitse subscribe, cyera hari umutuku cyangwa se hasaga umutuku, nyamaze uyu munsi yasigaye haba hasa umukara. Reka tuzasubira ubutaha. Ni Samuel Mugisha, ni Tele Montagne Rwanda.